amabanga yose nabaganya sibyo nkurikije imbaraga umujene yatakazaga kugira ngo bro gutunga igitsina gore mu nzu ni ibintu bigoye. Derek ngo yaba yarapanze pranka ngo bakashwana kugira ngo kuri YouTube nyine bakomeze kuba trend ese nkaho nk'umuntu mwabanaga na Drake utekereza ko ibyo bintu yabikora cyangwa utekereza ko ari byo? Ni ibintu byanyabyo ngiye ikintu nanabona cyo orugaje mu buzima bwa Derek amushakaho fame bro. Urumva niba already aka kanya TikTok yaruga imaze kujya mu 70 ingahe yaraje TikTok ifite 1000 bingahe banza n'igihumbi kitari kirimo. Urumva none uyu mwanya urugamaze kuba umuntu ufatika man abantu baramuzi ngiye nabonye video ya oruga kuri Instagram yarebwe na miliyoni 5 uri kumva icyo kintu abakobwa ntibagakina n'imitima y'abantu man kura nukubabaza umuntu bimbi narenze ngiye nkurikije ngiye sinanubwo nanabyihanganira kwanza ari nkanjye ahubwo Derek afite umutima ukomeye wa muhungu ufite umutima ukomeye ni izina ry'Imana n'urutare oruga wampfura we nanabivuge neza ikintu nakubwira mbo warakoze wahisemo neza fasha umwanzuro mwiza kubera yuko we warirengagije background warirengagije tuziranye byinshi mwese tuziranye ibintu byinshi ariko ikintu ugomba kumenya nuko warirengagije bishoboka ahubwo kuri wowe ku giti cyawe wafashe umwanzuro mwiza komeza inzira watangiye gusa nyine tuburiya baravango nagishwe kitazamenyekana byari byo byose nizera yuko inyungu z'urugamba rwanye ugomba kuzibona gusa witwaye nabi tu ntago ari kuri byari bugende witwaye nabi pe bishoboka bishoboka cyane kubera ko urabizi neza nawe ukuntu muri comment ibiganiro byose twakoraga bazaga bavuga ngo Derek yashakanye n'umukecuru ngo yashakanye n'ibike man uzi kwihanganira ibyo bintu nk'ibyo ngibyo abantu baza bakumvisha uburyo umuntu mubanye ari mubi ukirengagiza ibyo byose ukamukunda ntacyo ugendeyeho ukajya kubona ukuntu umuntu arifashe man araguhindutse bro cyakoze abakobwa ntago muri abantu mane ntago waba wararaye mu kanevu ngo urukundo rw'umubebe uje aka kanya umaze kumera fresh ngo ruguhangayikisha ntibikunda bro warariye imigeri mu muhanda hangaha ngo umubebe azinga ko hari na comment nigeze kubona nyinshi zigenda zivuga ati ko Derek akoresha ngo rugango kugira ngo baryenga ba diaspora amafaranga ibyo byo byaba ari byo ako se mane wakanda konjya mbona nawe ibintu byawe rimwe na rimwe urambira ngo akoresha uruga kugira ngo bajye barya ba diaspora amafaranga hariya Derek n'umuntu witunze bro uri kubyumva neza cyane yiwe iramuheyamba icyo ni icyambere icya kabiri arakora bro urumva abo ba diaspora baramubuye ubuzima sadafite ni ibiki biretse ibingibi nyine niba umuntu agutayemo aba diaspora nabo bagira ibintu by'ubugoryi umuntu araguhamagaye ati ngo ni ibintu byawe kubwizo mpamvu ufata ka fanta iyo fanta guhaye rero ndagaswe uraza kuyiriraho ibisebo nka 800 ngiye ngo karakabwa nagahaye ibi nibi man ntago Derek yajya mwayo mabwa kugira ngo rya aba diaspora amafaranga aba diaspora nta n'amafaranga bafite nta nayo wowe uzanye umwana umushyize kuri kamera ari nabyo ndikona bagenzi bacu twagiye dukora nibo bari kugenda bihinduka Derek birabipeti uramujama nyine uri uri kugenda umuhinduka urayivuze ukoze hasi unyubitsiwe man reka mukubwira mwita Cenko bro Cenko rero yari umuniga wanjye binarenze byahatari none namwemeraga bro uramuniga impamvu ikintu urivuze ngo cyo kuba ngo watera imbere ngo ibiki n'ibiki ugatangira kwihinduka abo mwakoranye twiga Cenko twabaga seje mu bro tubayeho nabi twirirwa nge na Derek twiga dushutinga ibintu tutazi niyo bizagira umumaro man wari warya umuceri n'ubunyobwa bro kituvugisha ukuri ukaburya amezi 3 hahandi ubusanga ku kirenge yaratangiye kuza akantu k'umweru bro ukagenda uruhu rugakobana kubera kurya ibintu bimwe man urumva warangiza umuniga yahamagara Derek kamujya ati ngenda shaka yuko mushyira muri movie yanyu mbo Cenko n'umwateri mwiza urumva icyo ni cyambere natwe twaramusabwaga pe kubera ko yarabizi ariko natwe yaradukeneye binarenze rero Derek turihirinze mu bintu byose turihirinze Cenko turamuzanye bro Derek niba bibuka ibiganiro kwaje tunakora Derek yavugiraga Cenko byaranye kavuga ati uyu mujene impamvu je mubona mu bintu byanjye byose ni umujene ufite umuhate uri kubyumva ukora ibintu byiwe abikunze niyo mpamvu nanjye nka Derek ikintu nzamukorera nzamubazanira mu mubone uri kubyumva Cenko turamufashe turamuzanye Cenko bamuzanye kuri kamera yirirwa batubwira ngo mumfashe munshyire muri video zanyu filime zanyu abwira Derek ati ndabona wowe ufite gahunda nzima TikTok yamaze kumenyekana fasha nanjye ngiraho mva ngiraho ngera
Cenko turamuzanye bro. Derrick akamushyira mu bantu b'imbere bro, akamukubita ya marore ya danje, sibyo? None Derrick, none Cenko ikintu cyambabaje ni ibiganiro ari gukora se bya Derrick man. Yego. Nuse iyo niyo nyiturano uba ugomba guhereza umuntu wagufasha ukuboko mane akakugeza kuri success sawa. Biriya bintu Cenko yakoze ntago ari fresh. Cenko ibi bintu ntago ari neza, urabizi ko nagukundaga mane, nagukundaga tu, nagufata nk'umuvandimwe, ariko karakantu ba warengereye. Karakantu warengereye gufata umuntu wagufasha ukuboko akakuzana hano kuri kamera. Ibintu byinshi wowe, ibintu kugira umenyekane bro, ibintu byinshi abantu bagiye bakumenya kubera nde, ariko ukifata ukaza kuri YouTube ukicara ugashinga kamera bro, ugasebya umujene mwaryanye umwanda. Byanagezeho Cenko twege turavuga ati maniga ava kure cyane, reka ze tubane mu nzu. Urumva se nibura kandi kantu none urumva twari tumaze kuba muzi turi abantu bagera muri bangahe, bane. Urumva ngewe Cenko, urumva Derrick ndakumana Nyagasana ahubwo baracyari benshi. Urumva Derrick agapeti ko kwa Derrick aho bita abijuru, uri kubyumva, ukubiteho ba Cynthia nabande bose. Urumva twabanaga mu nzu imwe. Noneho ugasanga nkuko Derrick yabivuze, bigeze kuri ya karibure, nubwo Cenko angana kura nkabangana gutya, hari igihe kigera tukabura n'igihumbi bro. Yego. Derrick no nyina atakira Derrick amujya ati mwana wanye mfasha gutya na gutya. None bikagera kuri ya karibure Derrick afata akavuga agamagara mere we kumuyumbyo hirya. Mere ndapfuye mana, umuniga kipfisha kuri phone, mbabarira umpe 5 shaka hano biguzeje ndabiguhereza. Tukarara turiye, uretse nyine yuko Imana nayo irebera impfubyi ntiwamenya, bugace mu gato n'ubundi amafaranga twayabonye. Ariko ugasanga umujeni aba yihirinze kugira ngo tubeho cyangwa kugira ngo sha Cenko karakana yakoze aba yibagiwe cyane bro. Hari ahantu bawibagiwe, ubu nkorogoshoye mu bwonko, ubu ncimye ku mutima bro, ubu ncimye hehe ku mutsi wa nyuma w'igihaha. Ubwo rero Chano Derrick yaje kuyigira prive. Ubu nago ibintu byose twakoze nago bikiriho. Rero nkimara kubona ko ibintu yabivanye yabihidinza bigiremo inama n'uwo mugore we Oruga bashwanye. Yeah, welcome people on the Saturday TV day to make out the Ambobo Batman. For present here is 5 for what you want to further just I live. It's your boy DJ Wakanda. We present Rwanda Talent and Famous. Uyu munsi turi kumwe n'umujama umukapo umuji. Tugaye kaza kuri Saturday TV. Yaho ngiye nari kundi gentleman. Gentleman. None ikintu cyo kirenzeho nizo intro zanyu kuntu ziba zimeze. Ubusanga ari ya intro umuntu ashobora kumva umunsi wose ugahenuka. Urumva nk'igihe uvuze iyo intro nta nubwo nanayifata by the way. Ubwo niyo ndabyitago n'umwihariko wanyu ntago namenye. N'umwihariko. Dari fresh. Ibintu ni fresh nari bikabisa. Nawe ngiye bimeze fresh byatari. Ngiye nitwa Franco wacu cyangwa se unyite Ask Mevin, ngiye di top shatter. Bo kwa ko numvaga nzaba nka Petit Frere wafata ku mavuta, nanjye ubu ngubu nje ukura amarido nigerereyo. Ugiye kuyakuraho yose. So mwabyumvishe rero turi kumwe na Marvin cyangwa se Franco wacu. Reka rero mbanze nkubwire ko turi kumwe kandi na Defocus Studios. Ni studio nziza bagukorera amafoto ameze neza cyane ndetse bakanagutunganyiriza amashusho. Bafite studio yitwa Black Rebel, bagukorera audio nziza, indirimbo yawe ikaza imeze neza cyane. Bakoreye benshi kandi bageze kure. Ni mugane rero Black Rebel nawe bafashe, ndetse na Defocus Studios. Nimero murazireba muri description cyangwa se kuri ekara zacu. Hara kuri screen je babwira ati mure kuri screen zanyu murebe izo nimero ngiye gushyiraho nyamuneka. Ariko abantu batifotoza muri Defocus ngemba nibaza ikibazo bafite bro. Baba bari gusiga. Nk'umuhanzi ushaka gutera imbere ugasanga ari gukora indirimbo ntashaka kujya muri Black Rebel ngageremo ukorera indirimbo ya Danite, nibaza wa muhungu wamusani washaka kumusta ibyo bintu urumva bizabageza he kwera. Niyo bipfira kabisa. Muze muri Black Rebel bakore indirimbo zigezweho. Indirimbo zisoundinga fresh. Yeah. Ibintu byo kujya mu studio bwagoswe simba nzi ibintu byanyu rwose. Wana niko kuri. Niko kuri ariko. Ubwo tuba tubarabuye ni mu bikore rero kugira ngo mwamamaze ndetse muna promoting ibikorwa byanyu. The Marvin. Yeah man. Bishya ni bihe wana? Mevin Franco wacu. Ariko ubwo ngubwo wanyitege iri kubangukiye. Urumva nyifite amazina nk'ayishoka. Kubera ko
mu rugo naravutse nkimara kuvuka babuze igisobanuro cy'amazina urumva rero amazina yose bahise bampundagazaho baribajije uyu mwana ko yavutse ari igitangaza uyu mwana karakasa mutwe uyu mwana kari byose turamwita gute bajya muri Bible basacinga amazina barayabura bagenda kuri Google bro babura amazina bajya hehe hose babaza kuri za Facebook imbuga zose uziziba basanga rireba amazina barayabura amazina barabura bikubitana rero nuko sogokuru wanjye yitwaga ayenda reka ndeke kumuvuga izina abantu bataza kuza kwibaza byinshi bikubitana nuko sogokuru wanjye rero akunda izina bita Franco avuga ati uyu mwana muze kumwita Franco wacu papa nawe yumva ibyo bidahagije na mero ubwo nuko byahise bigenda aravuga ati uyu mwana reka tumwite Ask Marvin ibyo ni izina ryanjye ababyeyi bahise bavuga ati reka tugakubitaho gutyo impamvu rero niswe Ask Marvin nibaza nyine baza Marvin ibyo ushaka byose arabikora mubaze cyakunaniye ewana mubaze pe yego Ask tumuzi muri bijyanye na shooting ama video editinga ariko Frank wacu tumuzi nko mu gutanga ubutumwa ndetse yavuga utugambo rw'ubwenge turyoshye burangara abantu tuyadura bakambira ngo amagambo yanjye ngajya bavura ku mitima ngo basige banyita izina ngo ubundi ngo ngende umuganga w'imitima imenetse ngiye mutanibaza ndi umuganga w'imitima imenetse gute reka abakunzi ba Sade TV batubwira hasi muri comment muze kubivuga abantu bankurikirana kuri TikTok amagambo yanjye muraza kumbwira banza ariko ubavura imitima kugira ngo none ngo ikindi ngo abandi bantu baba bafite amashusho ngo ni ngiye umuntu wa mbere ngo ujye ubakiza agahinda kubera ko ngo kera ngo urukundo ngo bajya kwifotoza amafoto cyangwa se n'ubu bakajya kwifotoza ku bantu bataraba umwuga cyangwa video ugasanga ifoto zabo ngo bije bitameze neza yego aho ngo ubu ngo nsigaye mbavura ku gahinda kose da kose mu bwo buryo kadore ku ijambo ryahindura ubuzima ni jambo rikuri hafi wabwira abakunzi bacu ba Sade TV ijambo ryahindura ubuzima rero urambwira ubwo ninjya kuvuga ijambo ryahindura ubuzima urambwira no oya unubwo urambwira ku kintu uvuga ati ku iside tubwira ijambo ushobora no kuvuga kuko wakoze kugira nyine abantu bumve ko ari Frank wacu bataza kugira ngo twanabatuburiye ijambo ryahindura ubuzima rero ngiye burankunda kwibanda ku bakobwa cyane twagiye vuba kubera yuko abakobwa b'iyi minsi bo bakomeje kuncanga cyane ari ukuntu umwana w'umukobwa asigaye akura akabona ni mwiza sibyo nyina agakura kuba ko mu maso ari heza afite imiterere myiza kubera yuko aseka neza kuko nyina afite igikundiro bro ugasanga ibyo ngibyo nibyo bintu biri kumwongoza biri kumushuka akajya mu bintu bidafite 12 akajya mu basora akumva ko kuba ari kumwe n'abasora ahora mu mageto akumva ati Sade aramuhamagara ati canga mu kunsange home nanjye urumva ngire ko nigenza ejo akanda akamuhamagara kumva n'ubwo buzima ariko reka nkubwira umukobwa wowe wumva ko ubwo buzima ari bwo nyine buzakugira ugomba kuba we uri kwishuka cyane bro iminsi iri kugenda buri uko umwaka urajya ushira jya umenya yuko ku myaka yawe havuyeho umwaka umwe utazagaruka kandi nzi neza ko nta myaka 100 uzamara cyo kijya ukibuka ni mpamvu rero kuba ukiri muto byonyine nibyo bintu wakabyajemo umusaruro w'ejo hazaza hawe ntago ari umwanya wo kwiyandarika no kwipfusha ubusa mukobwa we impamvu ibyo bintu njya mu tubari ngasanga harimo abakobwa benshi urumva beza nyine ukabona harimo abakobwa beza nkibaza kubera icyo abakobwa beza bajya mu tubari mani ibyo bintu bikancanga gusa nyine ijambo rihindura ubuzima abaryumva baryumvishe yego baryumvishe kabisa abakobwa mwumvishe ni Frank wacu abatari bari gushidikanya cyangwa se bashidikanyaga mwamwumvishe yamaze kubakoma Ask atujye kuri Ask imishinga igeze he imishinga rero ahantu igeze project hano tuzigeze ubu ngubu nanjye navuga yuko negereye hafi no muri za Black Label na zahe kuko abasani benshi ndi gukorera niho bari gukomoka nge n'umugabo wita Sadio rwose niyunze kuri The Focus turi gukora ibintu bya kasamutwe ubu ngubu ari indirimbo tugiye gusora ya Kali bita ubuzima indirimbo nziza bro yego ngira nk'indirimbo ya Angel baranayikunze already Angel iri hejuru kabisa iri kwirukanka nge narumiwe bro niko birabirungo mwabigenje ute ahubwo sa mugabo wabigenje ute ko bira byose babigizemo uruhare mwabantu nimanze mbabwire wowe ushaka yuko uba umustar ukagira views nawe kikakurenga bro niba utaramenya wakanda nge ndi kwibaza ntago nzi ibintu urimo kubera ko irandirimba ukuntu ayisharinze n'ukuntu ayipromotinze bro iri ku muvuduko hamba uzi ko ari umustar umaze imyaka 15 ukora atagiragira zira views cyane bibawe kandi cyane ari ubona bagize za depression mani
kubera kureba igihe bamaze bakora imiziki bagasanga n'ubundi bari kuruhira ubusa. Ariko mani kara kaboro kanje agapromotinze fresh cyo ni icyambere ngushimiye. Ubwo n'abandi bumvireho mbese n'uvanga imishinga turakomeje kandi turakataje no gukubitira ikinyama kumbuga ikubuye mwabavandimwe mwe. Ewana. Franco tugaruke inyuma gatoya ku izina Franco, ubwo turagaruka ku izina tugaruka no kubikorwa. Franco kukumenya twakumenye na Derek. Na Derek. Derek ubundi mwahuyite mbere na mbere. Uvuga ngo Derek nanjye ibyo bintu rero bijya binyobera ukuntu twahuye, nyine twarahuye turamenyana. Reka ndeke kukwicisha amatsiko bro, kuko buriya warutangiye kwibaza ngo munigi ibintu ari kuvuga noneho biri tayari. Derek ni umuntu twamenye kera, sibyo? Noneho already tumenyana twese tukiri hasi. Yego. Twari tukiri hasi pe bishoboka cyane ku buryo twese nyine twari turi nk'imbobo niko navuga. Ako nyine nubwo bitari cyane gusa no ntago twari turi ku rwego rushimishije. Yego. Nyine twamenyanye buri wese ntawe ufite icyo afite from aka kanya nyine, sibyo? Buri wese nyine ari hasi tu. Turahura aza no kundangira akazi, urumva? Kuri 3D. Derek no ndangiye akazi kuri 3D. Yego. Ndazamuka ubwo ndangiye akazi kuri 3D twarahuye umunsi umwe. Ya twari duhuye umunsi umwe Derek. Yego. Nabwo twari duhure kuri shoot y'umuhungu bita The Pharmacy. Nawe uri kubica bigacika mu iyi minsi. Bona The Josh Kid. Nuvuga ngo rero twari turi gushutinga indirimbo ya The Pharmacy. Derek niho twahuriye. Umunsi wa mbere man nge nta nubwo nayifataga nk'ibintu binarenze. Numvaga ari ibintu biri aho ari nkuko nahora n'abakanda mu nzira nka muterapisi ngakomeza. Noneho nyine dufatana ama nimero tu. Urumva? Ikintu cyantunguye wenda nubwo nari ndi hasi ariko nago nari ndi hasi cyane. Nari mfite indi level wenda nari ndiho nziza nayishimishije itari hasi cyane. Yego. Ikintu cyanshimishije rero twamaze nk'imyaka 2 nyina Derek tutavugana. Ubwo nyine ubwo twari twarahuye byari byararangiye. Ariko nta kindi kibazo kibijemo. Imyaka 2 nyine irakubita cyangwa se umwe n'igicafa aho ngaho irakubita tutarahura na Derek. Ubwo nawe nibereye Musanze umujene arampamagara bwa mbere nabanje kubona stati yewe. Hari filime bari gushutinga mbona yaraeditinze neza bya hatari. Ubundi iyo filime yabaye nk'imbarutso nyine ya cheering zanjye nawe. Iyo filime nyine yabaye imbarutso. Kare ko iyo filime niho twahise dutangira kujya ducatingira kuri WhatsApp. Haciye iminsi mike nk'ukwezi abarampamagara ndangira akazi kuri 3D. Yego. Ndazamuka man. Ubwo kuri 3D nibwo twase duhita duhura neza ko nawe niho yarakora dutangira no kubana mu nzu. Urumva? Mane tubana igihe kitari gito dukora ubuvandimwe nyine tubana nk'aba brothers. Ubundi ari ukuntu b'inshuti n'umuntu bikarangira mutakiri inshuti mwarabaye abavandimwe. Urumva? Ni mwubwo buryo nyine Derek twahuyemo turamenyana nyine tu. Bigeze n'aka kanya ubu ngubu ubona ibintu biri ku rwego nkuru. Impamvu nari nkomoje ku icyo kintu nuko twagiye tubona muri mufatanya tumwe mu challenge tugenda nyine twubaka ubuzima bwa benshi cyane kandi na Derek ari abantu bamumenyeye cyane izina rye rikazamuka ku rwego rwo hejuru. Urumva ngewe uriya mujene yaciye muri strago za danje sibyo? Yaciye mu buzima bugoye. Wenda nanjye arubwo twacanyemo butari bugoye cyane ariko nanone butari bwiza. Yego. Urumva? Rero atangiye gukora ya ball bya motivation speaker. Nge nabonaga ari ibintu by'ubugoryi niko nge nanamutungaga kamera urumva? Akambya ati va mfate ka video kugira ngo ndebe ko kaza kameza fresh. Nkumva rambangamiye nkumva sinzi n'ibintu namubwiye ati ikigoryi cya kibona kizatera imbere. Nyine nabonaga ari ibintu by'ubugoryi biri aho ngaho. Biza kurangira rero nanjye ntangiye gukunda ibikorwa bye y'amagambo yavugaga ntangira kuyakunda. Ubwo inspiration ziba ziramfasha. Yego. Urumva? Zimfashe kuko nubundi ubana n'umuntu birangira ufashe n'imico yiwe. Sinzi niba ujye ubibona fresh. Bibaho cyane. Iyo ubana n'umuntu birangira imico yiwe uyifashe. Ubwo biratangira nanjye ntangira kwiyongoza gukora motivation speaker. Yego. Akanyina akambye ati ni gutya na gutya ubwo ndatangira nkorera mari post n'ibiki TikTok yanjye ibatangiye kumenyekana. Urumva? Kwera yuko nanone ari umujene twabanaga. Urumva twaramaze gufata imico imeze kimwe. Ubwo nanjye natangiye kwiyumvamo nyine ibintu byo kuvuga amagambo nkari. Nawe wumva atangira kubikora. Ubwo tayari ndatangiye gutyo. Rero nubwo nababeshye kare ngo Franco naryiswe ngo nasogokuru wanjye mwamfura mwe naba mbabeshye. Nyine already nitwa Franco, sibyo? Kuko nashatse izina nakoresha kuri TikTok ndaribura. Ko Derek nawe ambye ati wafunga TikTok wa muhungu ko yanyemaze kugira 600.
urumva yego njye nkumva ni ibintu by'amafuti biri aho ngaho ubwo Kelly nawe baraje atejemo barafunguye urumva mbona Kelly nawe birahiye ageze 12 cyane ndavuga ati gute nanjye ntafungura ubwo rero mfunguye nshaka izina ndaribura man ndavuga ati niyitende nuko amazina yose abajene bayise amazina yose abantu barayise ubwo Derek niwe wese mbwira ati ko yitwa Franco rero shideba ukuntu urajya wita Franco wacu akimbwira gutyo ko nyende umuntu akunda kwibaza ku bintu cyane direct ubwo nuko nyine nahise nitwa Franco wacu umve nyine ngo wacu ni Derek warishizeho ubwo ni wanyise Franco wacu muri make niwe wabinyise ubwo turakomeza turakora nyine gutyo Derek mwagiranye ibihe byiza ndetse n'ibihe bibi bigiye bitandukanye ubu ngubu Derek muracyari kumwe oya ntago tukiri kumwe gutya ndavuga ngo turi kumwe nkuko nabandi kumwe nawe aka kanya gusa turi kumwe ariko ntituri kumwe kuko ntago turi ahantu hamwe ku mpamvu z'akazi cyangwa ku mpamvu z'akazi nyine ku mpamvu z'imibereho tu urese yagiye gushakisha ukwe urese bari gushakisha ukwe kuko hano dushaka kuzabagabo nkeneye nzaba umugabo muhamagara mu ati bro fata miliyoni nkugurize ejo uzayinsubiza nabambwira ati kankugurize miliyoni urumva rero turi kumwe hari byinshi tutageraho nyine tu ariko urese agiye agahiga gutya na gutya na gutya urese akamenye ingovu ze cyangwa se akamenya agahinda ke aba ari fresh niyo mpamvu tutari kumwe nta rundi rwango nyifitanye na Derek gusa hari igihe abantu baca mu buzima bugoye ariko hakaza n'ubundi buzima bugoyeho cyane ugasanga habayeho umwe kwirengagiza undi ese kutuzi ko Derek ari mu bihe bitoroshye byo gushwana n'umukunzi we ntabwo byaba ari byo byatumye umucika ukamuhunga aya nta nubwo already nge namucitse muhunge kubera izo mpamvu ubundi abantu batabizi fresh abantu benshi bakunda no kumbaza muri comment ati kuye tutakikubona kwa Derek sibyo njyewe Derek twarakoraga kuri family show nyine yacu yari imaze kujya 30 na bingahe sibyo ubwo rero channel Derek yaje kuyigira prive ubu ntago ibintu byose twakoze ntago bikiriho rero nkimara kubona ko ibintu yabivanye yabihidinza bigiremo inama n'uwo mugore we Oruga bashwanye ndavuga ni nago nakomeza kuba ndi hano reka mbe ngiye gushaka ubundi buzima ndebe nyine uburyo ibintu byanye nabishyira ku murongo ese mu gihe wari uri kumwe na Derek Oruga nawe yarahari Oruga yarahari man ariko muri batatu Oruga yaje nyuma man kuko yaje nyuma ntago nabanye na Derek Oruga hari abantu babyumve neza nge nabanje mbana na Derek Oruga aza kuza nyuma yego ariko uzi Oruga na Derek nyine mwarahuraga bagihari nyine mu gihe mutabanaga mwarahuraga rimwe na rimwe wapi man nuvuga ngo nge Derek bose twabanaga mu nzimwe ntabwo uvuga ngo twarahuraga n'ibiki twese twabaga mu nzimwe bafite icyumba cyabo nanjye mfite icyanjye cyumba impamvu nari mvuze ngo wenda ngo mwarahuraga no kugira ngo wenda tubwire nko ku mico ya Ruga cyangwa Derek wenda twumve wenda ahantu hajemo ikibazo nyine tumenye ahantu cyaturutse mbega ibyo ari byo byose ikibazo ahantu cyaturutse ngewe ku giti cyanjye ntabwo ari ukuvugira Derek sibyo wenda nta byera ngo ariko nyine ikibazo kinini nkibara kuri Oruga nimbara ikibazo kinini cyane kuko nge Derek tuganira ibintu byinshi twanaganiraga ibintu byinshi amabanga yose nabaganya sibyo nkurikije imbaraga umujene yatakazaga kugira ngo bro gutunga igitsina gore mu nzu ni ibintu bigoye sinzi niba uri kumva icyo kintu ndabizi ngewe nawe dushobora kuburara mu nzu bro ariko ntabwo waburarana umugore urumva uba ugomba gukora ibishoboka byose umugore akarara ariye rero nkurikije ukuntu umujene twihiringaga cyangwa se yihiringaga kugira ngo uriya mu baby abeho neza simpamye neza yuko hari impamvu yaba yaratumye Derek yanga Oruga icya kabiri nkurikije abakobwa bandikiraga Derek akabakatira kubera ko ari kumwe na Oruga icyo kintu uri kucyumva man nyine abakobwa bakajya bakubwira ati ndagukunda nifuza gukundana nawe urabizi ubundi abahungu nibo batereta ariko iyo bigeze kuri karibu yuko abakobwa bagutereta bro biba byamaze gutera indi ntera nuvuga ngo rero Oruga we ngiye mpamya neza ko ari we wazanye ibyo byose kugira ngo bashwane kuko Derek man ni umujene utakunda kuvuga amagambo menshi uretse riragata bafite kuri TikTok gusa ari kubwira abantu ara niyo magambo agira naho ubundi mu buzima busanzwe nta ciringe imani ntaga akunda guciringa n'abantu rero uburyo nyine nanjye biba binambabaza ko buriya Oruga ibintu yakoze ntago ari fresh mbona yuko nyine Oruga yitwaye nabi ko Derek bundi ntabwo ari umuntu nyine
agoranye iyo nawe udashobotse iyo udashobotse nawe ntashobotse ubwo ngubwo nawe ntagakorohera ni mw'ubwo buryo rero kandi buriya n'umujeni ntagakunda ubugoryi bro nta nubwo akunda ibintu bitari kuri gahunda urumva we gahunda ziwe ni ukubyuka avuga ati ngiye gutera kamera nkora ibi ngibi n'ibi ngibi ubwo rero iyo mutari kujyana muri iyo gahunda akubwira ati byuka dukora iki kintu menya ngo wasigaye urumva rero ibintu byose nyambibara kuri Oruga kubera ko simpamya neza yuko Derrick yaba yaranze Oruga ntabwo yaba yaramwanze kuko Derrick yarihirinze bishoboka kugira ngo Oruga ameze neza bro. Ndaza kugaruka wenda nifashisha comment zimwe na zimwe zagiye zivugwa bavugaga ngo Derrick ngo yaba yarapanze pranka ngo bakashwana kugira ngo kuri YouTube nyine bakomeze kuba trend ese nkaho nk'umuntu mwabanaga na Derrick utekereza ko ibyo bintu yabikora cyangwa utekereza ko ari byo? Oya ntago ari prank bro. Buriya ari ibintu biba bigomba kuba biri seriye niba itari seriye uvuga ngo biriya boro ntago ari prank ni ibintu bya nyabyo. Yego ni ibintu bya nyabyo ngiye ikintu nanabona cyo Orugaje mu buzima bwa Derrick amushakaho fame bro. Urumva niba already aka kanya TikTok ya Oruga imaze kujya mu 100 ingahe yaraje TikTok ifite 1000 bingahe banza n'igihumbi kitari kirimo urumva none uyu mwanya Oruga amaze kuba umuntu ufatika man abantu baramuzi ngiye nabonye video ya Oruga kuri Instagram yarebwe na miliyoni 5 uri kumva icyo kintu video imwe miliyoni 5 Oruga arayifite uzagenda urebe abikesha Derrick urumva bivuga ngo uriya baby yaje mu buzima bwa Derrick n'ubundi we amushyiraho amarido man yishakira fame man nta kindi kintu arashaka rero ubwo yamaze kubona ibyo yarakeneye c'est fini byararangiye bisa nk'ibyamubaye ari bya bindi byabaye kuri Captain Regis yego ariko ntagira ari prank ubwo uriya baby yashatse no gutwikira kuri Derrick uko uriya baby afite ibiganiro yakoze asebya Derrick man kuri kamera urumva we yashakaga ngaze mu buzima bwa Derrick yitwara uko abishaka narangiza ajye kuri kamera none ahita nafatiraho azamukira azamuke nyine tu gusa biriya bintu ntago ari byiza man abakobwa ntibagakina n'imitima y'abantu man kuri hano kubabaza umuntu binarenze ngiye nkurikije ngiye sinanubwo nanabyihanganira kwanza ari nkanjye ahubwo Derrick afite umutima ukomeye wa muhungu ufite umutima ukomeye ni izina ry'Imana ni urutare none niki wabwira Oruga kakanya Bo Oruga rero wamfura ikintu nakubwira Oruga wamfura we nanabivuge neza ikintu nakubwira Bo warakoze wahisemo neza ufashe umwanzuro mwiza kubera yuko we warirengagije background warirengagije tuziranye byinshi mwese tuziranye ibintu byinshi ariko ikintu ugomba kumenya nuko warirengagije bishoboka ubwo kuri wowe ku giti cyawe wafashe umwanzuro mwiza komeza inzira watangiye gusa nyine tuburiya baravango nagishwe kitazamenyekana byari byo byose nizera yuko inyungu z'urugamba warwanye ugomba kuzibona gusa witwaye nabi tu ntago ari kuri byari bugende witwaye nabi pe bishoboka cyane kubera ko urabizi neza nawe ukuntu muri comment ibiganiro byose twakoraga bazaga bavuga ngo Derrick yashakanye n'umukecuru ngo yashakanye n'ibike man uzi kwihanganira ibyo bintu nk'ibyo ngibyo abantu baza bakumvisha uburyo umuntu mubanye ari mubi ukirengagiza ibyo byose ukamukunda ntacyo ugendeyeho ukajya kubona ukuntu umuntu arifashe man araguhindutse bro cyakoze abakobwa ntago muri abantu igitsina gore ntago muri abantu bro nta mutima mugira man niyo mpamvu rero warakoze witwaye neza kabisa courage kabisa kandi nizere kutazicuza ntago yabura kwicuza ariko ntago yabura kwicuza iyo umuntu ahemutse igihe kiragira akicuza hari uwazahura nawe akabona ko ibyo yakoze bitari bikwiye kabisa cyangwa mu gihe nawe yageze mu situation nk'iyo ngiyo reka tubwire Derrick rero nawe akomeza akomere agomba gukomera none se ubundi ko ari umugabo adakomeye yabikora iki ntacyo kabisa nakomere nadashaka gukomera yiyahure ibintu nibibi ariko icyo nzi n'umuntu w'umugabo agomba gukomera man ni umugabo bro urugamba yarwa man ntago waba wararaye mu kanevu ngo urukundo rw'umubebe uje aka kanya umaze kumera fresh ngo ruguhangayikisha ntibikunda bro warariye imigeri mu muhanda hangaha ngo umubebe azinga ko sinzi niba uri kumva icyo kintu ibintu biba bigoye cyane ariko hari na comment nigeze kubona nyinshi zigenda zivuga ati ko Derrick akoresha ngo Oruga kugira ngo baryenga ba diaspora amafaranga ibyo byo byaba ari byo ako se mani wakanda ko njya mbona nawe ibintu byawe rimwe na rimwe urambira ngo akoresha Oruga kugira ngo bajye barya ba diaspora amafaranga hariya Derrick n'umuntu witunze bro uri kubyumva neza cyane yiwe iramuheyamba icyo ni icyambere icya kabiri arakora bro
urumva abo ba diaspora baramuha ubuzima se adafite ni ibiki uretse ibi ngibi nyine niba umuntu agutayemo aba diaspora nabo bagira ibintu by'ubugoryi umuntu araguhamagaye ati nk'ubu ibintu byawe kubwizo mpamvu ufata ka fanta iyo fanta guhaye rero ndagaswe uraza kuyiriraho ibisebo nka 800 ngiye ngo karakabwa nagahaye ibi nibi man ntago Derrick yajya mwayo mabwa kugira ngo rya aba diaspora amafaranga aba diaspora nta n'amafaranga bafite nta nayo buriya suravugisha ukuri nta mafaranga ntayo bro ntayo uretse nyine twege muri Afrika ngaha turi umuntu agutamo gitanu ukumva wasaze ukumva urasaza ati karabaye rero bara nta mafaranga bafite ikindi kandi Derrick afite n'amafaranga yiwe ku buryo numva yuko ntandi wo mu diaspora akeneye bano umuntu ukunda kwigira mana akunda kwikorera aba diaspora iyo ni imitwe papa reka tubwire rero bari abanditse muri comment bibaza ko nizere ko Franco abasubije kandi basobanukiwe baba bagomba gusobanukirwa reka manze mbabwire mwamfura niba wakundaga Derrick mukomeze umukunde nta bunebwe ura n'umujene mwiza n'umujene w'Imana ntajya bavura imitima none urugaraje mutangiye kumwivanaho ngo arga no uruga mwamumenye kubera Derrick nabyo mubyibuke none se mwari mufite impuhwe zirenze izo yaramufitiye igihe yamuzanaga sinzire ibintu muba murimo ibyo ari byo mwebwe ahubwo mukomeze mu following kuri TikTok mukore subscribe kuri YouTube channel nshyashya yakoze kuko iya mbere yo Oruga yarayifunze pe Oruga yisayijyana buriya aya nayajyanye ariko nyine urumva yisubije inyuma yego uko urukundo rwakoresha Derrick yagendeye mu munyenga w'urukundo ati ye hidinga kuraho ibintu byose shwidahindura amazina umuhunga baragiye byose urebe ibikorwa byose twakoze yego bro cyane urebe ibikorwa byose twakoze man umubebe umwe akaza akagushira man cyakoze haraho rwose wabaye umucanege wacitse intege nako haraho rwose urugaragushobora rwose kugusibisha video wikoreye bro unabizi n'ukuntu twabyukaga saa 11 tukajya kuri set rimwe na rimwe tukirirwa tutanari atari uko twabuze ibyo kurya ahubwo uko twageze akazi kenshi urabihayidinga ko kantu uko narakakunenzeho ariko ntago nabigushinja n'ubundi ni rwa rukundo wagendeye umunyenga w'urukundo nyine nuko byagenze ariko nawe nyine ntekereza kuri kwibona nyine ibyo wakunze kandi narabikubwiraga yego turacyari kumwe rero na Franco nkwibutsa rero gukanda subscribe no turayikora kugira ngo utazagicikwa n'ibyiza ngewe njya nibaza iyo mwingingira umuntu gukanda subscribe wamfura we uranga gukanda subscribe uyiteke mu bishyimbo yirye wakanze subscribe ugateza uyu mujene imbere nawe agatera imbere ntago ushaka kumubona mu modoka ameze fresh nk'abandi bana we niba udashoboye gufungura iyo channel kanda subscribe basi azafasha umwana wawe asana muire n'iryo shuri mukande subscribe ntacyo bitwaye none wigeze kugaruka kuri Kelly ko nawe yinjiye muri biriya Kelly yabaragize igitekerezo agikuye kuri this Derrick sha for sure Kelly igitekerezo 100% yakivanye kuri Derrick bari baziranye nuvuga ngo Kelly twege twamumenye mwana akora kwa Yongwe urumva Yongwe se uramubona ndamureba ya TV bita Yongwe yego urumva rero twege mwira mihanda rukuntu tugenda duhura bitewe n'ahantu duhuriye ukabusanga watwara nimero z'umuntu we mugatangira mugaciringa mukamubaye inshuti urumva ni nk'ubu buryo rero Kelly twamenyanye cyangwa amenyana na Derrick ubundi copy paste man murabibona sinzi ko na ubundi ibintu ndi gusobanura birasobanutse akugereranyije Kelly na Derrick kubona ari nduri hejuru akakanya mbo uzi impamvu Derrick ari hejuru pro ubwo gute Derrick ari hejuru uzi impamvu no impamvu ari hejuru nuko Kelly nashaka kujya hejuru ya Derrick azamurusha imibare y'abantu bamukurikira rero mu gihe imibare atarayimurusha ntabwo azamujya hejuru ntibizanakunda ikindi cya gatatu ntago yanamurusha ko mani hari ikintu bita talent no kuhigamo talent ibyo bintu uri kubyumva ugasanga umuntu afite impano wowe none uri gushaka kuhigamo iyo mpano Derrick rero afite impano cyane ko rwose n'ibiboro niwe wabizanye yatabizana se wari kubikura wenda se wabizanye ku isi hose ariko aka kanya nge mpamya ko ari wowe wabizanye nyine kuko twese nibyo byatubereye ikiraro bro ko nyuma yuko abizanye tanya no kubona n'abandi bantu bashaka kuza bavuga izindi bakora izindi content zijya gusa na ziriya ariko zitariza ariko ukabona zijya gusa yego ariko tukiraho kuri Kelly na Derrick ndashaka ko tuzahura turi nka mwembi Derrick na Kelly nawe tugakorana ikiganiro kuri Sade TV
sha ibyo byo rwose mba numva ntacyo bitwaye pe ari n'igihe bazaza no kudusura inahangaho babone bara n'abajene beza bari abahungu njyewe n'umuntu ubanga amba mbona arwaye mu mutwe ntazibana zidakomana amahembe gusa nyine umuntu ubanga abafite ikibazo bro bari abazaza mwana uzabona soon as possible kigano tuzanagikora ako by the way nariko radushutinze urabyibuka sha man izina ry'Imana pe ya filime aryo bahitaga ngo iki man urukundo rw'inzira ndende urukundo rw'inzira ndende ikibazo harimo agakobwa nari ari kundeba haragatwaye sha ariko ntari bitu ariko rero rabikabwiye se byibuze man narabimubwiye aranyanga agahinda kahita kanyica nyine kabaje ari benshira bose harya ubamaze gushakamo bangahe asiko barenze 5 cyangwa 6 none se kudakora ubukwe wo bimeze bite ambo mu by'ukuri biracyari mu nzira biracyari gutangira ni gushaka kubabwira ariko impamvu mbivuze n'ukuntu twakoze muri haso imvura ikatunyagira mani subyibuka none karagahinda niko kantu kanyica urebe subibuka ukuntu imvura tunyagire pfiriya hakaza n'ikintu bita igihu urakiyoza igihu kira fuka iriza imvura yaguye ukaba utareba n'imbere bro nijoro icyondo cya danje noneho yari ahantu mu musozi kambyihorere mwintera agahinda yego ni haso ariko se buriya nk'umuntu uhasorenga bingana gutyo ukisanga yahimukiye abandi niki wamubwira nge rero sinzi ikintu nakubwira arega bura bro ngewe rero impamvu abo bandi bahimukira sinzi ari bandi aka kanya ngewe nkoreranye ibintu nawe sibyo yego bro tubyimbye cyano yacu uzi neza ukuntu byagenze turya icyondo pfira hirya ugafata Fab ukamuzana hangaha kuri kamera ugatangira kumukubita ikiganiro bwacya mu gitondo imbese ikakuzana ibintu by'ubugoryi uri kubyumva igakuzana ibintu by'ubugoryi ngo uramuhemukiye wamuha ikinyarwanda ngo uramuhemukiye ibyo bintu sinzi uri kubyumva ubu mubwije ukuri ariko uba mubwije ukuri wowe uzanye umwana umushyize kuri kamera ari nabyo ndi kubona bagenzi bacu twagiye dukora nibo bari kugenda bihinduka Derek birabipeti uramujama nyine uri kubona uri kugenda umuhinduka urabivuze ukoze hasi unyubutsiwe man reka mukubwira mwita Cenko bro Cenko rero yari umuniga wanjye binarenze bya hatari none namwemeraga bro uramuniga impamvu ikintu warivuze ngo cyo kuba ngo watera imbere ngo ibiki n'ibiki ugatangira kwihinduka abo mwakoranye twega Cenko twabaga seje mu bro tubayeho nabi twirirwa nge na Derek twiga dushutinga ibintu tutazi niyo bizagira umumaro man wari warya umuceri wari warya umuceri n'ubunyobwa bro kituvugisha ukuri ukaburya amezi 3 hahandi ubusanga ku kirenge haratangiye kuzaho akantu k'umweru bro ukagenda uruhu rugakobana kubera kurya ibintu bimwe man urumva warangiza umuniga uwo Cenko twiga yarazaga mu gitondo akadukomangira wenda aho nari nkabije ntabwo yadukomangiraga yahamagara Derek kamujya ati ngenda shaka yuko mushyira muri movie yanyu mbo Cenko ni umwacteur mwiza urumva icyo ni cyambere natwe twaramusabwaga pe kubera ko yarabizi ariko natwe yaradukeneye binarenze rero Derek turihirinze mu bintu byose turihirinze Cenko turamuzanye bro Derek niba bibuka ibiganiro kwaje tunakora Derek yavugiraga Cenko byaranye kavuga ati uyu mujene impamvu je mubona mu bintu byanjye byose ni umujene ufite umuhate uri kubyumva ukora ibintu byiwe abikunze niyo mpamvu nanjye nka Derek ikintu nzamukorera nzamubazanira mu mubone uri kubyumva Cenko turamufashe turamuzanye kuko nge buriya sinakunda kugaragara nakundaga kuba ndi inyuma ya kamera uri kubyumva niyo mpamvu abantu benshi nyine batanagiye banamenya cyane Cenko bamuzanye kuri kamera yirirwa batubwira ngo mumfashe munshyire muri video zanyu filime zanyu abwira Derek ati ndabona wowe ufite gahunda nzima TikTok yamaze kumenyekana fasha nanjye ngiraho mva ngiraho ngera Cenko turamuzanye bro Derek akamushyira mu bantu b'imbere bro akamukubita ya marore ya danje Cenko tukamumenyekanisha n'abantu bagiye barenze urumva kumumenyekanisha n'abantu barenze nta kindi bisobanuye ni kuwakora ikintu kikarebwa n'umuntu utatigereza ko yareba sibyo none Cenko ikintu cyambabaje nibiganira ari gukora sebya Derek man yego nuse iyo niyo nyitura n'ubugomba goreza umuntu wagufasha ukuboko man akakugeza kuri success sawa aya ntabyo naga ari byo man twese nuvuga ngo nababwiye Derek ntabwo nyine ntabwo ibyo byose ari demand sibyo nanjye afite byamemukiyeho ariko ibyo yamemukiyeho ntabwo ngiye byatuma nibagirwa aho twavanye cyangwa se ubuzima bwiza twananyuranyemo sibyo ibyo ntabwo ari byo byatuma ndeka ubuvandimwe mfitanye nawe ngo nukubera iki bro
biriya bintu Cenko yakoze ntago ari fresh. Cenko ibi bintu ntago ari neza, urabizi ko nagukundaga mane, naranagukundaga tu, nagufata nk'umuvandimwe, ariko kari akantu ba warengereye. Kari akantu warengereye gufata umuntu wagufashe ukuboko akakuzana hano kuri kamera, ibintu byinshi wowe, ibintu byinshi kugira umenyekane bro, ibintu byinshi abantu bagiye bakumenya kubera nde, ariko ukifata ukaza kuri YouTube ukicara ugashinga kamera bro, ugasebya umujene mwaryanye umwanda. Byanagezeho Cenko twege turavuga ati manega ava kure cyane, reka ze tubane mu nzu. Urumva se nibura kandi kantu noneho, urumva twari tumaze kuba muzi turi abantu bagera muri bangahe, bane. Urumva njyewe Cenko, urumva Derike ndakumana Nyagasana ahubwo baracyari benshi. Urumva Derike agapeti ko kwa Derike aho bita abijuru, uri kubyumva, ukubiteho ba Cynthia nabande bose. Urumva twabanaga mu nzu imwe. Noneho ugasanga nkuko Derike yabivuze, bigeze kuri ya karibure, nubwo Cenko ngana kura nkabangana gutya, hari igihe kigera tukabura n'igihumbi bro. Yego Derike noneho nyina atakira Derike amujya ati mwana wanjye mfasha gutya na gutya. Noneho bikagera kuri ya karibure, Derike afata akavuga agamagara mere we ku muyumbyo hirya. Mere ndapfuye mana, umuntu ngakipfisha kuri phone, mbabarira umpe 5 shaka hano biguzeje ndabiguhereza. Tukarara turiye, uretse nyine yuko Imana nayo irebera impfubyi ntiwamenya, bugace mu gato n'ubundi amafaranga twayabonye. Ariko ugasanga umujeni aba yihirinze kugira ngo tubeho, cyangwa kugira ngo sha Cenko karakana yakoze aba yibagiwe cyane bro. Hari ahantu bawibagiwe, ubu nkorogoshoye mu bwonko, ubu ncimye ku mutima bro, ubu ncimye hehe ku mutsi wa nyuma w'igihaha. Bikubwira karakana ntago ari fresh, witwaye nabi bro, witwaye nabi, waribagiwe bro. Urabizi nyine nisho twagiye dushwana na Derike ni nyinshi, ariko ntago ari bire umuntu abagomba kwitura undi. Yabwo wakanda nibiriya man. Kujya ku kamera ukabwira umuntu wakuzamuye agufasha akaboko, no ari kugenda akavuga n'ibintu bitanabaho bitanari byo. Nibaza uyu mujeni ibintu ari kuvuga ni ukumusebya gusa, bimeze gute man? Ngiye nkumva biranambabaje, sinyigisigaye nshaka no kubireba, ndebaho gusa nakumva intro nkata numva gahinda karanyishe, nkata njya mu buriri nkaryama nkanywa amazi. Ubu ngubu nsigaye nk'ibido y'amazi kubera iki stress ziranyishe, kubera ibya bintu bya Cenko. Cenko uri kwitwara nabi by the way, ntago bya bintu nabikunze habe na gatoya, n'undi wari wese azabikubwira. Ase Cenko iyo ureba mu bantu bose muri genge twari dufite, cyangwa se muri family twari dufite uko twanganaga, ari we muntu wikuramo ukajya kuvuga negative, ukavuga ibintu bitari byo ku muntu man, ubona abandi bose badafite mu mutwe. Ni kibazo, ntago uzirikana sibyo? Ntago uzirikana, ariko witekerezeho. Nushaka kuzaza no kuri kamera ubwira abanyarwanda bakubabarire, ntacyo bitwaye, ubabwira ati mbabarire rwose nasebeje umuntu, twaryanya akabi nakeza. Ibintu wakoze ntago ari byiza, hari ibintu bitajya kuri kamera, ntago ibintu byose tuba dutekereje tuba tugomba guta tubivuga. Niko bimeze. Yes, twikomereze mani Wakanda, twikomereze. Yego, reka twikomereze tugaruke kuri life yawe. Ubu nicyo uri guteganyiriza abanyarwanda muri rusange? Mbo life yanjye ahanini kintu ndi guteganyiriza abanyarwanda, kintu ndi guteganyiriza abanyarwanda, ngewe kuko ndi Franco nta wundi nkanjye ubaho, nta nundi nkanjye uzabaho, nta nuteze no kuzavuka umeze nkanjye, nge mpora nta nundi nkanjye uzabaho. Nongere mbisubiremo, uvuga ngo ndashaka kubahereza ibintu mutarabona. Ngewe uruvuga ngo burabutumwa mbahereza, niwo nubwo bitagiye icyo bugufasha, abandi burabafasha bro. Hari abandi bufasha kandi babitubwira, uvuga ngo buri munsi rero nshaka kujya mbahereza ibintu bishyashya. Icyo mugomba gukora nyine ni ukunshyigikira, mukanyereka ko nanjye ntari guta umwanya w'ubusa, sibyo? Kuko nanjye mfite ibyo ngiye kubahereza bifite umumaro. Nshobora kudakora ikintu, nshobora gukora ikintu nikiguhereze, nikikwenspire, sibyo? Ntagire inyigisho utoramo, ariko kikakumara stress kubera yuko wowe ukirebye nanone wari ufite stress. Nuvuga ngo rero ibintu byose bigira impamvu nziza n'impamvu mbi. Mudushyigikire, dore turacyari bato dukeneye gutera imbere. Mujye kuri YouTube yacu yingiye mutere subscribe, mujye kuri TikTok yanjye mukande flow. Buri gikorwa cyose turajya dushyira hanze mukishyire mu ruhare rwanyu man, mutwereke yuko mutwitaye ko mudukunze. Ibintu by'uburyarya mwa mufite byo kuza nahura nawe mu nzira ngo Franco ndakwemera uranyemera, ushobora guca kuri video utanakanze n'agatima, ngo nukugira ngo ntazabona ko wakanze agatima. N'ubugoryi cyane. Ni ikibazo.
hari abaniga badashobora kugushyira stati man umuniga akifata ngo ntago ngo nagushyira stati ngo yanjye ngo waririmbye bro cyakubwira ko uwo muntu uri kwagushyira stati ejo azaba umustar kikurenge ujye wifuza no kuhagarara ahantu hari byange mu gihe wari kumushyira stati akavuga ati wakanda bro yigeze nshyira stati yigeze nkoresha n'ikiganiro kamuhamagare basaze kuri stage tujye n'agafoto ko bimeze ibyo bintu ukabyifuza bitakiri gukunda man niyo mpamvu rero mu buzima mushyigikirane bro mushyigikirane kuko nubundi nje hari ijambo nikundira kuvuga ati iyo wanze umuntu uba wanze ubuzima bwawe nari amafaranga utora hari hasi ukayatora aba yatawe n'umuntu bro icyo kintu uri kucyumva nari amafaranga utora hari aba yatawe n'umuntu nuvuga ngo buri kintu ni wanga umuntu uzaba wanze buri kintu cyose sibyo ibyo biryo uri kurya biba byahinzwe n'umuntu bro niyo mpamvu ni wanga umuntu ujye umenya ko wanze ubuzima bwawe mukundane musapotingane ntacyo bitwaye yego ndabeshya wakanda ntabwo niba bikore ubundi twubake u Rwanda twifuza mu buryo bwose ndetse na talent zose tuzizamure ubundi igihugu cyacu nacyo gikomeze kuba shine ikibazo cy'abantu b'iyi minsi ntago bashaka igihugu cyacu kiba shine man twebwe abanyarwanda dufite umuco tuba dufite umuco mani wacu twebwe abanyarwanda dutandukanye n'abandi bantu bose babaho dufite uburyo dutwaramo ibintu byacu uburyo twitwara urubyiruko rero ikintu gitumye mvuga icyo kintu nshaka kubwira urubyiruko rushobora kuza ku mbuga nkoranyambaga bro ukaza ugakora ikintu wowe kigusebya kigasebya n'igihugu ndetse kigasebya n'ababyeyi bawe za hano ku mbuga nkoranyambaga utanga ubutumwa buzima yego tanga ubutumwa buzima abantu bagukundira ibyo ngibyo man nge wakana mfite ikibazo gikomeye cyane ikibazo mfite kimeze gutya ese wakanda iyo witegereje neza ukareba 2030 bro yego hari abagore tuzaba dufite hari abakobwa man ngewe ibi bintu man hari abagore tuzaba dufite bro umbwire man nge narumiye bro abakobwa man nyagasani nta bagore tuzaba dufite 2030 bari kwiyangiza bikomeye ari stati y'umubebe ejo bundi nabonye ngiye nkabona abakobwa beza ngo uyu ngari Gisenyi ngo kurara ni 15 uyu ngari Kigali ngo kurara n'amafoto y'ubwambure bro wibitesha agaciro nkibaza abo bantu nugasanga nibo bakabera urugero abandi nibo bari kwiyandarika ese niba uri mwiza ukigira gutyo wa undi mubi wehe noneho mana yanjye ndi mubi n'ubundi kambikorera icyo n'ubundi mureke kudusebya mureke no gusebya igihugu cyacu yego Marvin reka tugane ku musozo gira ubutumwa ugenera abaturarwanda muri rusange n'abakunzi bacu ba Sade TV ubundi dusoza ikiganiro ubutumwa nabagenera first of all kamana nsuza umuntu bita Nkotanyi niba ari kubona ikiganiro cyanjye Nkotanyi ufite defi imwe nunakibona kuba utarananyandikira uzi nimero yanjye ni ibintu bitari byiza ni ukibona ushaka ukuntu uvugana nanjye nuvuga ngo rero ubutumwa nagenera abanyarwanda n'ubuhe yego ntabirgiye kure n'ubundi nibyo navuze nidukundane kubera yuko n'ubundi nawe umwanya ikintu gitumye nicanga hano kubera ibintu bitari mu bwumvikane dukundane ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda niba umuntu aguhaye agaciro muha agaciro agombwa ukamusubize sibyo n'umuntu akwetse kagukunze mukunde man n'umuntu akwetse kakwishimiye mwishimire n'umuntu akugire neza mugire neza nta mpamvu kumugira nabi bro si yose muri rusange n'ubwo butumwa nayihereza ya reka rero natwe tugane ku musozo gusa reka nkwibutse rero niba turakora subscribe kuyikanda kandi niba ukeneye amafoto meza ndetse na video nziza uragana The Focus Studios niba ukeneye umuziki bagukorera indirimbo Black Label ugana Black Label bakagukorera audio nziza ndetse bakagufasha no kuyipromotinga ikagera kuri muri Black Label harimo umwana bita Kari harimo umwana witwa Yawe mana bari abana bari gukora ibintu by'ibidayimoni nanjye nkumirwa n'aba producer b'abahanga
nose kugira ngo umuntu afite ubuhanga bumeze kuri yaba yaravutse ute mwana no kwihugura bikomeye no mu buryo budasanzwe bwose. Igisubizo rero ni Black Label muhagane ubundi babafashe kabisa. Big thanks. Nge nditwa Franco wacu ndi top shatter man, ndi Ask Mevin, nta wundi muntu nkanjye ubaho, nta nundi uzaba, nta nuteza no kuzabaho. Nge mpora ndi ngiye ubwo nimpfa nta wundi nkanjye uzavuka. Yego wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Reka namwe rero tubashimire mwabanye natwe kugeza kuri uyu munota. Reka mbashimire cyane muri abantu b'agaciro kuri twe. Nge mwabanye yari DJ Wakanda Famous. Ciao ciao.